Sobanukirwa imiterere yo kwiyemeza. Duhinduka ibyo twiyemeje. Icya mbere, niba ushaka gufasha abantu gukura mu mwuka, bafashe kugira ukwiyemeza ko mu mwuka. Kuko gukura kose guhera ku kwiyemeza. Nta kintu na gito cyahinduka kugeza umuntu yiyemeje gukura. Nk'uko twigeze kubivuga, biragambirirwa. Kwigisha abantu kugira ibyo biyemeza by'umwuka cyaba kimwe mu bintu by'ingenzi cyane ukora nk'umuyobozi w'umukristo, kuko duhinduka ibyo twiyemeje. Bidasabye ko bakumenya neza, ubundi ubwiye mugenzi wawe ikintu wiyemeje gukora, icyo ushyizeho umutima, yashobora kukubwira aho uzaba uri mu myaka 15 cyangwa 20 iri imbere. Ibyo ntibisaba kuba umuhanuzi cyangwa uhishurirwa cyane. Icyo bisaba ni ukureba gusa kuri icyo wiyemeje, wafatiye ingamba. Urugero, umbwiye uburyo ukoreshamo umwanya wawe, cyangwa uburyo ukoreshamo amafaranga yawe, uburyo ukoresha imbaraga zawe, nshobora kukubwira aho uzaba uri mu myaka 20, kuko tuba icyo twiyemeje kuba cyo. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ibyo uhitamo kwiyemeza, kuko bigena iherezo ryawe. Ntibigena umunezero wawe wa hano mu isi gusa, ahubwo bigena n'iherezo ryawe ry'iteka ryose. Itorero ryose rimenyekanira ku byo ryiyemeza. Nk'uko ibyo mu mwuka twiyemeza bigena abo turi bo, niko na buri torero rimenyerwa ku byo ryiyemeza. Iki torero ryawe ryiyemeje nicyo rizaba cyo. Niyo mpamvu ngushishikariza kuba itorero riyoborwa n'intego. Aho mwiyemeza intego 5 z'itorero ryo mu isezerano rishya. Ikindi, ugomba gusaba abantu kwiyemeza. Bitabaye ibyo ntacyo bazakora. Ubu rero reka turebe iki. Ni ubuhe buryo bwiza bwo gusaba abantu kwiyemeza igihe ukorana nabo? Reka ngire ibitekerezo nguha kuri icyo kintu. Icya mbere, basaba ushize amanga. Batere kumenya icyo bizeye, kuko Bibiliya ivuga ngo bikubere uko wizeye. Ibyo twizera nibyo biba. Igihe ushaka gusaba umuntu ko agira kwiyemeza ko mu mwuka, kwimbika mu mwami, musaba ushize amanga, witeze ko afata icyemezo nyacyo. Ikindi, erura neza icyo usaba. Bwira abantu icyo batezeho, icyo ushaka ko bakora. Vuga icyo bagomba kwiyemeza. Hanyuma ubereke inyungu z'ibyo biyemeza. Usobanura inyungu z'uko kwiyemeza ko mu mwuka. Ibi nibabikora, uzabona ko byoroshye cyane gufasha abantu gukura mu mwami. Uko usaba kwiyemeza kuruseho, niko ubona igisubizo kiruseho. Rimwe na rimwe abapasitori n'abayobozi b'amatorero baba bafite ubwoba ko bazaca abantu intege, bakabatakariza icyizere, niba basaba kwiyemeza ibintu bikomeye. Ariko abantu siko bo babibona. Mu by'ukuri abantu biyemeza ibintu bikomeye iyo hari intego ikomeye iri inyuma yabyo. Ku itorero rigendera ku ntego, kwiyemeza gukomeye ku itegeko riruta ayandi n'inshingano iruta izindi, bizubaka itorero rikomeye n'umukristo ukomeye. Abantu basabye kwiyemeza bahita banashishikazwa n'icyerekezo ufite n'iyerekwa ufite. Niba ushaka urugero rw'ibi, bisome muri Bibiliya. Ese Yesu yaba yarigeze asaba abantu kugira ukwiyemeza gukomeye? Rwose, igihe cyose yashoboraga kuvuga ibintu nk'ibi: ndashaka ko usiga ibyo ufite byose ukaza ukankurikira. Iki ni icyemezo gikomeye. Ndashaka ko wiyanga ukikorera umusaraba wawe ukankurikira. Niki ni icyemezo gikomeye. Ndashaka ko unkunda cyane ku buryo undutisha abandi bose. Ngomba kuba uwa mbere mbese. Ugomba gushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana. Ibyo ni ukwiyemeza gukomeye. Uko usaba kwiyemeza kuruseho, ni kubona igisubizo kiruseho. Niba itorero ryanyu ridasaba abanyamuryango baryo kugira ibyo biyemeza, abandi bazabibakorera. Nanone reka nongere mvuge nti, niba itorero ryawe ridasaba abantu kugira ibyo biyemeza, abandi bantu bazaza babibasabe. Mbisubiyemo. Uko ugira ibyo wiyemeza, ni nako n'undi muntu agira ibyo yiyemeza. Nutiyemeza ku bijyanye no gukura mu mwuka, ku ijambo ry'Imana ndetse n'itorero, ubwo umwanya wawe uzawukoresha mu bundi buryo. Ikibazo dufite uyu munsi ni uko abantu bahaye umwanya wa mbere ibintu bitari iby'ibanze. Ni ikibazo. Abantu bakunda kwiyemeza ikintu kibaha agaciro.
ibyo nabyo mubimenye. Bashaka kwiyemeza ikintu kibahesha agaciro kagaragara, bashaka kwitangira impamvu ikomeye. Niko Imana yaturemye, ariko hano hari uburyo wabikora. Ubakira ku kwiyemeza. Aho kuganisha ku kwiyemeza, saba abantu kwiyemeza ibintu bito bito, batera intambwe zo gukura mu mwuka. Ufate kwiyemeza gukomeye, uguhinduramo intambwe ntoya. Abantu bashobora gutera intambwe imwe imwe mu gihe kimwe, hanyuma ukabafasha gukomeza gukura mu byo biyemeje. Igihe cyose utazigisha abantu gukura mu byo biyemeje, ntuzigera ubabona bakura mu mwuka, kuko ibyo biyemeza byose niyo ntangiriro yo gukura mu mwuka. Fasha abantu kwitoza imyitozo y'iby'umwuka. Kuba umwigishwa ni ukwimakaza imyitozo y'iby'umwuka, ariko iyo mico cyangwa imyitozo isaba kuyishimira, ntabwo ari amaburakindi, kuko imyitozo ari ingenzi. Ni uko aho ariho ingeso zikomoka, imico myiza, akamero ka Kristo, kandi ibyo bigerwaho igihe hitozwa ingeso nziza. Ntanga urugero, sinavuga ko ndi umunyakuri igihe cyose, keretse iyo byampindukiye umuco. Kuba umunyakuri bikaba umuco undanga ibihe byose, uko niko kuba umunyakuri. Niba ntari umunyakuri igihe cyose, sindi inyangamugayo cyangwa umunyakuri. Ni nk'iyo mvuze ngo mba umwizerwa rimwe na rimwe, ubwo si ubwizerwa. Ubwizerwa ni igihe biba byarahindutse umuco. Imana irashaka urukundo, ubwizerwa, kunezerwa, ko mbigira umuco bigahinduka ubuzima. Imana ishaka ko nkura mu muco wo kwizerwa, nkita ku bandi. Bityo rero, iyo ufashije abantu kwimakaza umuco mwiza uhamye, uba ubafashije gukura mu mwuka. Ushobora kubaza uti, umuco w'ingenzi kurusha iyindi waba uwuhe? Ese hari ibyo ugomba kwimenyereza kurusha ibindi? Nemera ko bihari. Nemera ko hari ibintu bitatu by'ingenzi mu buzima bwa gikristo. Nutoza abantu bawe kugendera muri byo, bazakura mu mwuka, baba bagumye mu itorero ryawe cyangwa bimukiye n'ahandi mu kindi gihugu, mu rindi torero. Ibintu bitatu by'ingenzi mu buzima bw'umukristo ni ibi: igihe cye, ubutunzi bwe, n'imibanire ye n'abandi. Mbwira uburyo ukoresha igihe cyawe, ubutunzi bwawe n'uburyo ubana n'abandi, hanyuma ndakubwira icy'ingenzi kuri wowe. Ntitaye ku cyo wita icy'ingenzi kuri wowe. Uburyo ukoresha ibi bintu bitatu Imana yaguhaye bigaragaza icy'ingenzi kuruta ibindi mu buzima bwawe. Kugirana igihe n'Imana buri munsi ni umuco mwiza. Tubibona muri Mariko igice cya 2:35. Twizera ko hari imyitozo itatu y'ingenzi idufasha gukura mu mwuka. Igihe umarana n'Imana buri munsi ni umwitozo wa mbere. Gutanga icyacumi cyangwa amaturo ni umwitozo wa kabiri. Kwiyemeza kuba mu itsinda rito ry'abantu b'Imana ni umwitozo wa gatatu. Reka nsobanure iyi myitozo. Icya mbere, ukwiye kugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana buri munsi, ugasoma ijambo ryayo ukanasenga. Imana ivugana nawe iyo usoma ijambo ryayo, nawe ukavugana nayo iyo usenga. Nubikora, umubano wawe nayo uzashora imizi. Imana ishaka ko ugirana umubano n'umwana wayo Yesu Kristo. Waremewe kugirana umubano n'Imana. Niyo mpamvu Imana yaguhaye ubugingo. Icyo nicyo kidutandukanya n'inyamaswa. Ntiwazibona zisenga, ntabwo wabona imbwa ishimira ifunguro mbere yo kurya. Ariko ikiremwa muntu gifite ubushobozi bwo kuvugana n'Imana, kuko Imana yaduhaye ubugingo. Twaremwe mu ishusho y'Imana, rero twaremewe kugira ubusabane n'Imana. Nintagira umwanya nshaka umfasha kumenya neza Imana binyuze mu ijambo ryayo no gusenga, mba ndimo guhusha ikintu nyamukuru naremewe, kandi mba mpushije ikintu Yesu yapfiriye ngo gishoboke. Yesu yapfuye urupfu rwo ku musaraba kugira ngo umubano n'ubusabane byacu n'Imana byongere kungwa. Icyaha cyanjye cyashenye uwo mubano, cyashenye ikiraro cyampuzaga n'Imana. Hanyuma mu cyimbo cy'ikiraro hubakwamo urukuta. Ariko Yesu Kristo araza, apfa urupfu rwo ku musaraba, arongera yubaka cya kiraro, aho nshobora kongera gusabana n'Imana. Rero tugomba kubungabunga uwo mubano buri munsi,
kugira ngo wimbike. None se uko ubizi umubano wawe n'undi muntu watera imbere mutajya muhura ngo mumarane akanya? Bityo rero n'Imana ugomba kuyibonera umwanya. Ikindi ni ugutanga icya cumi. Abakorinto ba mbere 16:2 haravuga ngo ugomba kwitoza gutanga icya cumi cyangwa amaturo. Bibiliya iratubwira aho nyine maze kuvuga ngo ku munsi wa mbere wa buri cyumweru abakristo b'i Korinto bazaniraga Imana amaturo. Kuki ari ngombwa? Umunsi wa mbere w'icyumweru ni uwuhe? Ni ku cyumweru, umunsi wo kuramya. Gutanga ni igikorwa cyo kuramya. Igihe ntanze igice cya mbere cy'ubutunzi bwanjye nkabusubiza Imana ku munsi wa mbere w'icyumweru, mba nitoza kuvuga ngo Mana uri uwa mbere mu buzima bwanjye. Yesu Kristo, ndashaka mbere ya byose ubwami bwawe, kandi ndabigaragarisha umwanya wanjye n'ubutunzi bwanjye. Ndaguha umunsi wanjye wa mbere wa buri cyumweru mu kuramya, kandi ndaguha ibya mbere mu butunzi bwanjye, nguha icya cumi. Itsinda ry'abiyemeje guhesha Imana icyubahiro. Uyu n'undi mwitozo. Umwitozo wa gatatu mu gufasha abakristo gukura ni itsinda rito. Kugira itsinda wiyemeje gufatanya naryo ngo muheshe Imana icyubahiro. Nk'uko twabivuze mu nyigisho zabanje, ukeneye ubusabane kugira ngo ukure. Ufasha abantu kwimenyereza uyu mwitozo bizafasha abanyetorero muyoboye gukura. Reka tuvuge ku by'amabuye 5 yubaka ubukure. Igitekerezo cya gatatu nabaha cyatuma abantu bakura mu mwuka ni ugukoresha amabuye 5 yubaka ubukure. Ayo mabuye 5 yubaka ubukure ni ayahe? Reka nyasobanure. Iyo ugiye kubaka urukuta ugereka ibuye ku rindi. Uko wubaka urukuta niko rugenda ruzamuka. Mu buzima bwa Gikristo hari amabuye 5 afasha abantu gukura mu mwuka. Reka nyakubwire. Ubumenyi. Kumenya ibiri mu ijambo ry'Imana. Ibuye rya mbere ryubaka ubukure ni ukumenya ijambo ry'Imana. Kumenya ijambo ry'Imana ni ukumenya ibiri muri Bibiliya. Nkiga ku bantu bayivugwamo, inkuru zirimo, ukuri n'imyemerere y'ukuri byayo. Uru ni rwo rufatiro rwo gukura kose ko mu mwuka. Bibiliya iratubwira muri Hoseya 4:6 ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzira kutamenya. Nutagira ubumenyi bw'ijambo ry'Imana ntuzigera uba umukristo ukomeye. Icya kabiri ni imirebere. Kubona ibintu nk'uko Imana ibibona nicyo nshaka kuvuga. Ariko kandi si ibyo gusa. Ugomba kugira icyo wiyongera hejuru y'ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Ibuye rya kabiri ryubaka ubukure nicyo nita imirebere. Imirebere ni iki? Imirebere ni ugusobanukirwa impamvu Imana ikora ibyo ikora, ntuhere ku kumenya ibyo ikora gusa, ahubwo ukamenya impamvu ibikora. Ubumenyi ni ukumenya ibyo Imana yakoze muri Bibiliya, imirebere ni ukumenya impamvu yabikoze. Muri Zaburi 103:7 haravuga ngo yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isirayeli. Abisirayeli bamenye ibyo Imana yamaze gukora. Bayibonye itandukanya inyanja itukura. Bayibonye ikora igitangaza cyo ku ruzi rwa Yorodani. Ariko Mose yarazi impamvu Imana ibikora. Iyo niyo mirebere. Imirebere ituma dukunda Imana kurushaho. Imirebere ituma turwanya ibishuko. Imirebere idufasha gukemura ibibazo byacu kandi turinda amakosa. Dusobanukirwa impamvu Imana ikora ibyo ikora. Kuki Imana yemera ko ibibazo bibaho? Kuki Imana yemera ko Satani adushuka? Ni urugero. Kuki Imana yemera ko ibintu bibi bigera ku bantu beza? Icyo ni ikindi abantu bakwibaza. Kuki Imana yemeye ko Yesu Kristo apfira ku musaraba kubera ibyaha byacu? Iyo usobanukiwe ibintu nk'ibi, ibibazo bya kuki zo mu buzima bigenda bikemuka. Uba ufite imirebere nyayo. Imyemerere noneho. Kwemera udashidikanya ibyo ugomba gukora. Ibuye rya gatatu ryo kubakisha ni ukwemera udashidikanya. Ibyo wemera ni indangagaciro. Ibyo twiyemeza n'ibidusunika bituma dukora ibintu bikwiriye. Iyo mfite igitekerezo ku kintu nkijyaho impaka, ariko iyo mfite icyo nemera aba ari ikintu nshobora gupfira. Imyemerere iza iyo ufite imirebere. Mbere na mbere ugira ubumenyi bw'ijambo ry'Imana,
hanyuma uko wiga ijambo ry'Imana wiga impamvu ikora ibyo ikora. Iyo umenye impamvu Imana ikora uko ikora ku buzima bwawe, utangira kugira ibyo wemera. Ibyo wemera nibyo bikubaka, nibyo bikugira umukristo ukomeye. Niba nta kintu wemera ushobora guhagararaho, birashoboka ko wagwa ugushijwe n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ubwo nigaga amateka y'isi, navumbuye ko abantu bagize impinduka bazana ku isi atari abantu b'abanyabwenge kurusha abandi. Ndavuga abantu bagize impinduka. Ntabwo ari abantu bakize kurusha abandi, ntabwo ari abantu bize kurusha abandi. Abantu bazanye impinduka ku isi ni abantu bari bafite ibyo bemera bakabyitangira. Izo ni imbaraga zo kwemera. Mu myaka myinshi ishize, umugabo witwa Lenine, umuyobozi w'umukomunisite, yaravuze ngo mumpe abantu 100 bahagarara mu byo bemera maze mpindura isi. Kandi koko yari hafi yo kubigeraho. Hari igihe 2/3 by'isi bemeraga imitekerereze ya gikomunisite bitewe n'abantu 100 bahagarara ku byo bemera. Urwo ni urugero. Urugero rero rwiza rwo guhagarara ku byo wemera ni Yesu Kristo. Niwe modeli wacu, niwe rugero rwiza. Iga Bibiliya maze wirebera inshuro Yesu yavuze ngo ngomba kubikora. Yari ahagaze ku byo yemera. Ati ngomba kubikora. Akiyemeza. Ikindi tugiye kuvugaho ni ubumenyi ngiro. Kwiga uko iby'ubuzima n'umurimo bya Kristo bigenda. Iyo umaze kwiyubaka mu bumenyi bw'ijambo ry'Imana, ukagira imirebere nyayo y'impamvu Imana ikora ibyo ikora, hanyuma ukubaka ibyo wemera udashidikanya. Nemera ntashidikanya ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Nemera ntashidikanya ko Imana itazansiga kandi itazampana. Ibyo ni ibintu dusoma mu ijambo ry'Imana. Nemera ko itorero ari umuryango w'Imana. Ibindi byinshi nk'ibyo. Noneho warangiza ukongeraho ibuye rya 4, ari ryo ubumenyi ngiro. Nicyo tugiye kuvuga. Ubumenyi ngiro bivuga kuba uzi uko bigenda mu buzima bwa Gikristo. Niyo mpamvu dukwiye kwigisha abantu tuyoboye uko bahamiriza abandi ukwizera kwabo, uko barwanya ibishuko, uko usenga ugasubizwa, uko wiga Bibiliya, uko ukemura amakimbirane. Imana ishaka ko tugira ubumenyi bw'ijambo ryayo. Bibiliya iravuga muri Timoteyo ngo mukore uko mushoboye kugira ngo mwihe Imana nk'abashimwa. Umugaragu mwiza ukwirakwiranya neza ijambo ry'ukuri. Reka tubyite kugira intorezo ityaye. Ndetse na Bibiliya tubwira mu gitabo cy'Umubwiriza 10:10, iyo ufite intorezo ityaye ukoresha imbaraga nke utema ibiti. Ubumenyi ngiro bwongera amahirwe. Nicyo gituma dukwiye gufata igihe twigisha abantu ibijyanye nuko bigenda mu buzima bwa Gikristo. Imyifatire. Gusa na Kristo mu myifatire no mu bikorwa. Nicyo tugiye kuvugaho. Ni icyanyuma aricyo twise imyifatire. Reka ngusobanurire. Imyifatire ni ryo buye rya nyuma wubakisha. Iyo uzi ijambo ry'Imana kandi ukamenya uko Imana ikora n'impamvu ikora uko ikora, wubaka ibyo wemera ku bijyanye n'ubuzima n'Imana, no kuri Satani, no ku cyaha ndetse no gukiranuka. Ibyo bintu ukaba ubisobanukiwe, hanyuma ukagira ubumenyi ngiro bw'uko ubuzima bwa Gikristo bukwiye kumera. Aho niho ushobora gutangira kwitoza imyifatire cyangwa ingiro z'ibyo wemera. Iyo niyo ntego nyamukuru y'ubuzima bwa Gikristo, ariyo gusa na Kristo mu mitekerereze, mu bikorwa, gusa na Kristo muri kamere, mu ngeso, mu miterere, kuba abakora iby'ijambo, kwiga gutekereza nka Kristo, kwiga kuvuga nka Kristo, kwiga gusangiza abandi nka Kristo, kwiga gukoresha abandi nka Kristo, kwiga gukora nka Kristo. Nimuzamura ikigero cyo kwiyemeza kw'abantu bo mu matorero yanyu kandi mukabafasha kwitoza imico, imyitozo y'umwuka, mwarangiza mukubakaho amatafari 5 y'ubukure, icyo gihe muzabona abakristo bakuze mu mwuka kandi muzabona ko bakura basa na Kristo mu ngeso, mu kamero, kandi bahesha Imana icyubahiro. Imana Data wa twese iduhane umugisha. Tugiye kuganira kuri iki kibazo.
ni gute ugiye gutanga inyigisho yo gukura mu mwuka bitandukanye n'uko wajyaga ubigenza? Muhawe iminota 20 yo kuganira kuri iki kibazo. Umuntu wese agerageze gutanga igitekerezo cye. Wayoboye ikiganiro muri buri tsinda mu minota 2 avuga ikintu cy'ingenzi cyagarutsweho mu itsinda ahagarariye.